Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Insanganyamatsiko y'iki cyumweru iravuga ngo ibizaba mu isi mu bihe biheruka. Icyo kwibuka turi kurebera hamwe muri iki cyumweru kiboneka mu Migani igice cya 23 umurongo wa 23. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Ingingo y'uyu munsi kuri uyu wa gatatu tariki 18 Kamena, ingingo yaho iravuga ngo turamyande. Mbese turamyande? Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje wabwa icyubahiro. Tugushimye ubuntu udahwema kutugirira. Tugushimye kuri umuremyi wacu. Turagusabye kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Uwiteka, ibyo tugiye kwiga utubashishe kubyumvira mu murongo muzima. Ibyo nibyo tugusaba ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mbese turamyande? Mu minsi ya nyuma hazabaho intambara ikomeye mu buryo budasanzwe, izaba ishingiye ku kuramya. Mbese turamya umuremyi cyangwa turamya inyamaswa n'igishushanyo cyayo? Nta ruhande rwo hagati ruhari. Marayika wa mbere wo mu Byahishwe 14 ararikira abagabo n'abagore kuramya iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ibyahishwe 14 umurongo wa 7 niho amagambo aboneka. Mu gushimangira irarika mvajuru, marayika wa gatatu agaragaza ingaruka ziteye ubwoba zo kuramya inyamaswa. Uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wawe. Ibihabanye n'ibyo abaramya umuremyi bagaragazwa nk'abitondera amategeko y'Imana, bakagira ukwizera nk'ukwa Yesu. Nshuti bakundwa, iyi ntambara ijye kuza imbere, nta ruhande rwo hagati ruhari. Ni ukuramya Imana cyangwa ukaramya inyamaswa. Uruhande rwo hagati ntarwo. Ingororano z'abaramya Imana ziragaragara, kandi kuramya inyamaswa ntabwo tubonye icyo umusaruro wo kuramya inyamaswa. Rero dukwiye kugira amahitamo amwe. Ni uguhitamo uruhande rw'Imana cyangwa se ugahitamo kuramya inyamaswa. Kuramya inyamaswa, uzaramya inyamaswa uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Ariko abana b'Imana bari ku ruhande rw'Imana, ikibarangana uko bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira ukwizera nk'ukwa Yesu. Irema ni ishingiro ryo kuramya nyakuri. Kubera ko Imana yaremye ibintu byose muri Kristo. Abefeso 3:9. Satani yanga umuremyi, kandi binyuze mu mbaraga z'isi yagerageje guhindura isabato urwibutso rw'irema. Intambara igiye kuzabaho ishingiye ku mategeko y'Imana, yibanda ku butware. Niba Satani ashobora gukuraho kuramya ku isabato, ashobora kuvuga ko ubutware bwe bukomeye kuruta ubutware bw'Imana. Kugira ngo abigereho, Satani azagerageza kwemeza abantu batuye isi yose cyangwa kubahitira kwemera isabato y'impimbano. Kandi twongere tuzirikane yo ku isabato y'impimbano hari icyumweru. Uburyo ubwo ari bwo bwose ibyo byaba bikomeye kubibona biba uyu munsi. Nk'uko twabibonye, isi iragenda ihinduka mu buryo buteye ubwoba. Icyorezo cya COVID-19 cyagaragaje ko mu ijoro rimwe gusa isi yacu ishobora guhinduka ukundi. Nubwo tutazi neza amakuru arambuye
iyo ibyatumye ikimenyetso cy'inyamaswa kibaho, kubitekereza ntabwo biteye ubwoba cyane. Isi irakozwa hirya no hino, kandi ku bw'ikoranabuhanga ritangaje rihari, Bibiliya yavuze ko rizabaho. Isi iragenda ihinduka vuba cyane kuruta uko dushobora kubitekereza vuba cyangwa se ubu. Bene data, umuvuduko isi ifite tukwiye kuwitaho. Isi irimo iragenda ihinduka vuba cyane. Ikibabaje ni uko abantu bitwa ko ari abantu b'Imana basinziriye. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 13, dusome umurongo wa 13 tugeze wa 17. Ngo nibihe bihano bizagera ku banze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 13 tugeze wa 17. Kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi no mu maso y'abantu. Yobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukora imbere ya ya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha turahabona ingorane cyangwa se ibihano bizagera ku bantu batazaramya inyamaswa, batazemera kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ngo abakomeza kuba indahemuka kuri Kristo mu buryo butandukanye n'abakurikira inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazagerwaho n'ibihano mu by'ubukungu ndetse n'ibikangisho by'urupfu. Ikiremwa muntu gikomeza kuba nk'uko cyahoze, kononekara, kwifuza kugira ubutegetsi no kugira ubugome. Nyamara nubwo tutaramenya byinshi byerekeranye n'uburyo ibikorwa by'intambara iheruka bizaba bimeze, ntabwo bikomeye gutekereza akarengane kazabaho mu minsi iheruka. Nubwo yanditswe mu kindi cyerekezo, ayo magambo ari muri Yohana abivuga byose. Avuga ibya Yesu. Yohana yaranditse ati, ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwe yarazi ibibarimo. Kristo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko yari azi ibibarimo. Akarengane ku bwoko bw'Imana karegereje, kandi ubwoko bw'Imana buzaba buzira kutaramya inyamaswa cyangwa se gushyirwa ikimenyetso cyayo. Abantu b'Imana bazakangishwa kwicwa, ndetse n'ibihano ku bukungu bizabageraho. Nshuti bakundwa, iyi si iwacu. Dufite iwacu, kandi iwacu ni mu ijuru. Ikiremwa muntu cyarangiritse cyane, kandi uko igihe kigenda gishira kirushaho kugomera Imana. Ubugome burimo buragwira ku isi. Abantu bakomeje kugaragaza kugomera Imana. Ubugome tubona ku isi, ubwicanyi, umuntu afata akica mugenzi we, ubusambanyi, ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko no mu gihe giheruka byoroshye cyane kuba bahohotera barenganya abemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nta kabuza ubugome tubona muri iki gihe ni ikigaragaza yuko byoroshye cyane ko ubwoko bw'Imana ntabwo buzarenganywa, kandi bukarenganywa n'abatuye isi. Nshuti bakundwa, dukwiye kurinda imitima yacu, kurinda ikindi cyose kirindwa, kandi ijambo ry'Imana rizatuyobora muri byose. Kristo ari mu ruhande rwacu. Twemerere Kristo atuyobore.
kandi Uwiteka Imana adufashe kutazamuhemukira, ahubwo aturinde mu buryo bwose bushoboka no kurushaho kumvira ijambo ry'Imana. Icyo nicyo ngusabira, wowe ukomeje gutegera amatwi iki cyigisho, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbere yo gusoza icyigisho dusenga Imana. Turongeye turagushimye, turaguhimbaje, wakomeje kubana natwe, uraturinda. Ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe, utwiyoborere, nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.